turakwitabye karame 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 nyagasani, twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri wa kabiri w'icyumweru cya kabiri gisanzwe, tariki 20 Mutarama 2026. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 16 umurongo wa 1 kugeza kwa 13. Uhoraho abwira Samweli ati, uzakomeza kurira Sawuli kugeza ryari? Kandi nanjye ubwanjye naramuzinutswe, akaba atazongera kuba umwami wa Isiraheli. Uzuza amavuta ihembe ryawe maze ugende. Ngohereje kwa Yese w'i Betelehemu, kuko nabonye umwami nshaka mu bahungu be. Samweli aravuga ati, nzajyayo nte? Sawuli nabyumva azanyica. Uhoraho aramubwira ati, ujyane inyana maze uzavuge uti, nzanywe no gutura Uhoraho igitambo. Nujya gutura igitambo uzahamagare Yese, ni jyewe ubwanjye uzakwereka icyo ugomba gukora, uwo nzakwereka uzamunsigira amavuta. Samweli agenza uko Uhoraho yamubwiye. Ageze i Betelehemu, abakuru b'umujyi bamusanganira badagadwa, maze baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Samweli arabasubiza ati, nzanywe n'amahoro, nje gutura Uhoraho igitambo. Nimwitagatifuze maze duturane igitambo. Nuko atagatifuza Yese n'abahungu be, maze abatumira mu gitambo. Bamaze kuhagera, Samweli ngo arabukwe umuhungu wa Yese witwa Eliyabu, aribwira ati, nta kabuza Uhoraho yatoye ageze imbere ye. Uhoraho abwira Samweli ati, ntukangwe n'imisusire ye cyangwa n'igihagararo cye, njye siyo natoye simushaka. Kuko Uhoraho atareba nk'abantu bo bareba imisusire, naho Uhoraho akareba umutima. Yese ahamagara Aminadabu, amuhagarika imbere ya Samweli, ariko Samweli atera hejuru avuga ati, uyu nguyu nanone si Uhoraho yatoye. Yese amwereka Shama, maze Samweli aravuga ati, uyu nanone si Uhoraho yatoye. Yese amwereka abahungu be 7, Samweli ati, ntawe Imana yatoye muri bo. Ubwo Samweli abaza Yese ati, mbese abahungu bawe ni abangabo bonyine? Yese aramusubiza ati, hari umuhererezi akaba aragiye amatungo. Samweli niko kubwira Yese ati, tuma bajye kumuzana, kuko tutari bujye ku meza atageze hano. Yese amutumaho. Uwo muhungu yari inzobe, akagira mu maso hateye ubwuzu, kandi igihagararo cye kizihiye. Uhoraho abwira Samweli ati, haguruka umusige amavuta, kuko ari we natoye. Samweli afata ihembe ry'amavuta, amusigira hagati y'abavandimwe be, maze umwuka w'Imana wuzura muri Dawudi guhera uwo munsi. Samweli akomeza urugendo aganira Rama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 89. Imana nisingizwe kubera Dawudi umugaragu wayo. Kera wavuganye n'abayoboke bawe mwibonekerwa, maze uravuga uti, nateye inkunga umuntu w'intwari, umwana w'umusore mutora muri rubanda. Sanga Dawudi yambera umugaragu, maze musiga amavuta yanjye matagatifu. Ubudahemuka bwanjye n'impuhwe zanjye bizahorana nawe, maze azegura umutwe kubera izina ryanjye. Wazanyambaza agira turi Data, uri Imana yanjye, uru rutare nkesha agakiza. Nanjye nzamugira imfura yanjye n'ikirenga mu bami b'isi. Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo, kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho. Imana nisingizwe kubera Dawudi umugaragu wayo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 2 umurongo wa 23 kugeza kwa 28. Umunsi umwe ku isabato Yesu anyura mu mirima y'ingano, abigishwa be batangira kugenda bazimamfuza. Abafarisayo niko kumubwira bati, dorere, kuki bakora ibibujijwe ku isabato? Arabasubiza ati, ntimwasomye ko Dawudi yabigenjeje igihe ashonje akabura uko agira we nabo baba bari kumwe? Nuko yinjiye mu ngoro y'Imana mu gihe cya Abiyatari umuherezabitambo mukuru, akarya imigati y'umumuriko atashoboraga kurya, kuko ari igenewe abaherezabitambo bonyine, kandi akayihaho n'abari kumwe nawe. Nuko Yesu arababwira ati, isabato ibereyeho umuntu, ntabwo ari umuntu ubereyeho isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu agenga ndetse n'isabato. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nicyo gituma n'umwana w'umuntu agenga ndetse n'isabato. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ureke Nyagasani akwigarurire. Ureke Nyagasani aba ari ukumenya. Ureke Nyagasani aba ari we ukugenza uko ashaka. Iyo twaretse Nyagasani akatubera umugenga,
agakora icyo ashaka mu buzima bwacu, niho tubona ibintu uko biri, tukamenya Imana uko bikwiye, niho koko tugira ubuzima buzima, tugira ubuzima buzira umuze, tukabaho neza uko Imana ishaka. Amasomo kintu byacu duteguriye ni amasomo atwerekeza ku butungane. Ubutungane nta kindi ni uguhura n'Imana, ni ukureka Imana akaba ari twigarurira. Ubwo tuza kuzirikana ku ijambo umutima mu ngingo igira iti kugira umutima mwiza. Nawe kugira ngo uhure n'Imana bizagusaba umutima mwiza. Akenshi muri Bibiliya bakunze gukoresha amagambo uruhanga, umutima mwiza n'andi magambo meza cyane atwerekeza ku butungane tugomba kugira ngo duhure na Nyagasani. Nibyo koko ntabwo ushobora guhura na Nyagasani udatunganye. Nibyo koko ntabwo ushobora kubona Imana udatunganye. Bigusaba rero kugenda witunganya buhoro buhoro, ucika ku ngeso iyi n'iyi kugira ngo urangamire Nyagasani umubone. Nawe rero ushobora kuba uri mu bivovota bati ko Nyagasani ntajya mubona, ko ntajya mwumva, ko ntajya numva ijwi rya Nyagasani. Birashoboka ko ibyaha biri gusakuza imbere yawe, birashoboka ko umutima wawe wazibye, none Nyagasani yifuza ko wawuzibura. Urabeho rero ugendere mu nzira z'Imana kugira ngo Nyagasani akubesheho, aba ari ukugenga. Yaba Nyagasani agenga ubuzima bwawe, ntabwo wakagombye kujya wicuza. Yaba Nyagasani akabaye umugenga w'umutima wawe, nta bibi bya bindi by'indani, bya bindi by'imbere wakagombye kujya gukora. Ujye uzirikana ko nta n'ikimwe Nyagasani atabona. Abantu hari igihe batamenya ibiri kukubaho, abantu hari igihe batamenya amakuru yacu neza ari imbere, ariko Imana yiraharuzi. Ujye uzirikana ngo ijambo rikomeye cyane mu magambo y'uno munsi, Imana iranduzi. Nta na kimwe wakora ngo gisobe Imana, nta na kimwe wakora ngo Imana ibure gukibona. Ibyo ari byo byose Imana iranduzi. Iyo uzirikana ko Imana ikuruzi, buri gihe wakagombye gukora neza. Ujya gukora ukavuga uti Imana iranduzi, nuko umutima ugakurya. Imana iranduzi, kuko nyine uri kumwe n'Imana. Umuntu wese uri kumwe n'Imana yikanga ikibi akakirinda. Ngo wa mutima nama ryajwe ry'imbere kubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Ngaho Nyagasani yashyize amabanga yacu aho tuzajya duhurira nawe. Nawe rero niba ufite umutima nama ugikora neza, iri jambo ry'umunsi niwe ryagenewe ko ugomba kugira umutima mwiza, umutima uhura n'Imana, umutima ugibwamo n'Imana, mukajya inama n'Imana. Amen, amen, amen. Isomo rya mbere twazirikanye harimo ijambo umutima, ko Imana yo ireba umutima. Turuvamo abantu babiri b'ingenzi, turuvamo Samweli Imana itumye kujya gutora umwami uzasimbura Sawuli. Ariko nk'uko twabizirikanye muri aya masomo harimo abagendera ku bantu, ariko Imana ikaza kubibutsa ko Imana ubwayo ari ikora jijoma, ariyo iguha ubushishozi bwo kugira ngo ukore icyiza. Isomo rya mbere twazirikanye turumva Samweli Imana itumye kujya gutora umwami uzasimbura Sawuli, wari warahemukiye Imana, wari warihumanyije, nuko akagomera Imana. None Imana yafashe icyemezo cyo kumukuraho, igiye kwimika undi mwami mushya, umwami wa kabiri wa Isiraheli. Samweli rero mu rugendo rwe koko akoze nk'umuntu. Bwa mbere abonye umuntu ufite igihagararo cyiza, aravuga ati uko biri kose undi Imana yatoye. Nuko Imana ikamubwira uti umenye guhera none kuhoraho atareba nk'abantu bo bareba imisusire gusa, bareba iby'inyuma. Imana ireba umutima, ireba imbere. Igikomeye cyane twumvise uno munsi kuri Samweli nuko yaje kumva gushaka kw'Imana, yaje koko kugenda nk'umuntu akurikiza Imana, yaje kumva rya jwi ry'Imana. Nuko bamuzaniye ati ntabwo ari we. Ku nshuro eshatu zose ati ntabwo ari we. Bigaragaza ko Samweli nawe yatangiye kumva uko Imana ikora n'uko ikoze. Icyo nicyo Nyagasani aduhamagarira, ko n'igihe twayobye, n'igihe twibeshye, amakuru nyayo tuyavoma kuri Nyagasani. Ikibigaragaza nuko twigorora, nuko nyuma twongera kugaruka tukavuga uti ko biri kose ubushishozi iri jwi ni irya Nyagasani riri kumbwira. Ngiki kiranga umuntu uhura na Nyagasani. Ushobora kwibeshya, ariko ejo wamara kubona imikorere y'Imana ukavuga uti ko biri kose icyaha ndakizi, icyiza nacyo ndakizi, uko biri kose icyo Imana ishaka ni iki. Ako kantu wa mubyeyi we Samweli aze gukumurikira uno munsi ko hari igihe nawe ujya wibeshya, ariko si igihe wibeshye wongera kureka Imana akaba ari kwiyoborera. Ikindi twazirikana kuri iyi nkuru y'itorwa rya Dawudi nuko na se nawe Yese
nawe atari yamenye ibyabaye, ndetse yari yanasuzuguye batakimwibuka kubera iki yari nyuma y'amatungo. Aha Dawudi nyuma y'amatungo nabyo bifite igisobanuro cyabyo. Amatungo yerekeza ku bushyo bw'Imana, ko azaragira umuryango w'Imana, ngo kuko nubwo yibagiranywe ariko Imana iramwibuka. Intabwa, abatibukwaga, abo bose niwe Nyagasani yifuza gukoresha. Icya gatatu, usibye Samweli tuzirikanyeho ndetse na Yese wari wibagiwe uw'ingenzi, reka tuzirikane no kuri Dawudi muri iri somo. Dawudi tuzamubona ko afite umutima mwiza. Uko biri kose, uko azagenda ayobora, azagenda ahura n'ibintu bimuzitira, ahura n'ibisitaza, ariko ikigaragara kuri Dawudi azwiho ni ukubaha Imana, respecter le sacré, ni ukubaha Imana. Bityo yaba yanacumuye akongera akagaruka wa mutima, umutima w'impuhwe, umutima wa Dawudi. Nyicyo Dawudi gikomeye cyane afite, umutima mwiza, kumva yagororokera Imana igihe cyose acumuye, agasaba imbabazi. Ngiza buriya 51 tujya tuzirikana kwigorora n'Imana, imbabazi z'Imana, umutima w'impuhwe, umutima mwiza. Ntago uko nakoze nabi byatuma nshyirwaho kashe ko umugome, ahubwo niwo mutima wo kugororokera Imana. Haleluya, amen. Ngira isezerano Nyagasani atugirira, ntabe ko turi abanyabyaha, adutora atabe ko tuzanacumura, tuzakomeza tugacumura, ariko icyo abashaka ni umutima mwiza umugororokera, umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi. Ivanjiri no munsi nayo irimo abantu bamwe bari kwibeshya kuby'inyuma. Abigisha amategeko n'abafarisayo ati dore abigishwa bawe bari kumafuziza ingano ku munsi w'isabato. Bari kwibeshya ku isabato, ntibamenye ko Yesu ari umugenga w'isabato. Nabyo Yesu ashatse kubabwira, arengera kandi arenganura abigishwa be ko icy'ingenzi atari ukureba ibikorwa by'inyuma, ahubwo imbere kureba Imana yo ishinzwe kuducira urubanza. Akenshi tukunze guca imanza, tugacira bagenzi bacu imanza, utuye n'igisambo, uyu n'umurozi, uyu n'umusinzi, uyu n'umusambanyi, uyu n'umugambanyi, uyu nguyu ni igisambo ari kugendayo. Ariko tukaza kwibagirwa ko tutari abacamanza. Nk'uko twese abacamanza tuboneye kubasuhuza, ubundi umucamanza ni wa muntu ufite ubushishozi bukomeye cyane, de sauver, umuntu ugomba gukiza. Ariko akenshi uzasanga tugenda ku marangamutima yacu, tukagendera ku by'inyuma, amakuru twahawe inyuma, nibwo birangira bamwe tubaye indyarya. Hypocrite mu Kigereki, ijambo hypocrisie riravuga ngo hupo bikavuga en dessous, crisis bikavuga ngo jugement, hypocrisis bikavuga ngo ni nko munsi y'umurongo, yandyarya nyine. Indyarya ubundi ni umuntu wese ushobora guca urubanza afite ibimenyetso bike cyangwa nta na kimwe afite amakuru make, mbese nta n'amakuru make yifitiye. Amakuru nyo rero tuyahabwa nande? Ni Imana. Yesu niyo mugenga w'isabato, niyo mugenga w'abantu, niyo tugeze ngo kuko nawe rero ugomba kujya ukora utagende ku mabwire. Bambwiye wose ubwiye iki? Amakuru y'ibihuha, kugenda uhuhera bombori byacitse, ariko utareba umutima. Icy'ingenzi uno munsi ni ukugira umutima mwiza. Naho imisusire, igihagararo, imyaka, dusabe inema kutagendera inyuma ku makuru y'inyuma gusa, ahubwo imbere guhura n'Imana, kuko Imana ari itanga amakuru nyayo. Ngira isengesho duhuriramo n'Imana, tukamenya amakuru yizewe, amakuru nyayo. Burya umuntu wagiye gusenga ahura n'Imana koko. Na bya bihuha bya bombori, ya makuru yose yamva he na njya he, iyo arangije gusenga ntiyongera kuyumva, kuko abayumvise Imana by'ukuri iyo yamuhaye amakuru y'ingenzi, kuko Imana ikireba umutima. Natwe dusabe inema kugira umutima mwiza, tugoroshye Nyagasani mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abagabo babiri ngo bari inshuti z'akadasohoka, inshuti magara, ngo yari Karoli na Mugambi. Bari inshuti ku buryo bagendanaga bagakorana, mbese basangira akabisi n'agahiye. Mu gihe kimwe kiza kugera ngo Karoli ajya gutemberera Mugambi, bishoboke ko bari batashye bavuye ku kazi ku mugoroba. Karoli aza kwa Mugambi kugira ngo amutaramire. Ngo Karoli aza kubona ikintu kidasanzwe kwa Mugambi, nuko ngo hamagara Mugambi, aramubwira ati Mugambi rero ngiye gukubwira ikintu gikomeye kandi kibanga, rero ndagusaba ko wafunga amadirishya, inzugi ndabizi ko zo zikinze, maze nkubwire ikintu gikomeye nkubonyeho muri urugo rwawe, maze kubona muri urugo rwawe. Nuko Mugambi koko afunga amadirishya yose, agira ngo yumve icyo kintu kibanga gikomeye cyane. Umunywanyi we
yamubonyeho muri urwo rugo. Ngaho nawe tekereza cyari ikihe gitumye koko amadirishya bayafunga. Funga amadirishya yawe nawe, iki kintu ukikubwira ushaka kuza gusoza nawe ureba impamvu wafunze amadirishya. koko hari ikintu gitangaje nabonye ku mugore wawe cyantunguye. Ati kagira inkuru. Nuko Karoli aramubwira ati umva, umugore wanjye njyewe iwanjye, iyo ngeze mu rugo iwanjye, umugore wanjye ahita aza akanyakira vuba na bwangu. Nuko agatangira akankuramo inkweto, akanshyuhiriza amazi, akampanagura, akangira neza, akamba keya zose zishoboka, akanyitaho uko ashoboye kose. Ariko natunguwe no kubona, uraza ahantu tuvuye, natunguwe no kubona umugore yaje kugukingura gusa, arangije arigendera, nta kintu yigeze gukorera. Ndabona byose ari ukubyikorera, ndabona atigeze kwitaho. Icyo cyanteye ubwoba. Nibajije uburyo umugore wawe akozwe, nibajije umugore wawe atakwitaho, byatumye ngira ubwoba bw'urugo rwawe. Nuko Mugambi agiye kumusubiza aramubwira ati Karoli we, humura rwose. Ati umugore wanjye we, ako kantu yakubisemo kawe ukumve neza, umugore wanjye we ntago ari umunyagihaha, ahubwo n'umugore w'umunyamutima. Umugore wanjye ntabwo bagira ko naza kumugira nabi, ko hari ingaruka mbi aza kugira mu gihe cyose atanyitayeho uko njye nashakaga. Ntago bagira ngo ndaza kumwirukana, ngo ndaza kumukubita, ndaza kumuhungeta. Uwo mwanya ntashobora kuwuta ngo umugabo araza kunyica, araza kunyirukana, araza kungira nabi. Uwo mwanya ntashobora kuwuta kuko nanjye sinamugira nabi. Umugore wanjye rero twagabuye imirimo, inshingano z'urugo, buri wese afite icyo agiye gukora. Niyo mpamvu wabonye ankingurira agahita agenda nyine, kuko yari afite byinshi byo gukora. Buri wese twarangije kubyumvikanaho, buri wese abikora neza. Twagabuye imirimo, kunyitaho ntabwo ari umurimo w'ibanze muri uru rugo. Icyo nicyo cyatumye nkunda umugore wanjye. Namukundiye ko afite umutima mwiza karemano, utavangiwe. We ntiyishushanya ngo abe yandyajya, abe yambeshya nk'abanyagihaha bose tujya tubona. Nagize amahirwe akomeye cyane kuko umugore wanjye ari n'umunyamatima mwiza. Nuko Karoli ariheba neza, atangira kurira. Ngaho fora icyatumaga Karoli arira nuko nyine yasanze umugore we ari umunyagihaha aho ko umunyamutima. Bishoboke ko yavuye aho ngaho afashe icyemezo cyuko kuri no si icyambere atari ibyubahiro, atari iby'inyuma, ko umuntu akwitaho inyuma, kandi wasanga se imbere ari kugutuka, ko umuntu ashobora gutaka inyuma akagutaka neza, ariko inyuma ari kugira ate, ari kugutuka. Bishoboke ko Karoli yakuye amasomo mu rugo rw'uko agiye gutaha nawe agira umutima mwiza wo kudahabura umugore we, no gutuma umugore we atajya akorera ku jisho, bikazarangira umugore wabaye umunyagihaha. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugukebura nawe, wongere urebe niba uri umunyamutima mwiza cyangwa niba uri umunyagihaha. Gukorera ijisho. Akenshi mu buzima bwacu iyo tubonye umuntu adahari, hari ubwo tumutuka, ngo aho abantu batatu bateraniye, ngo uyu umwe avuyemo abandi babiri basigara bamuvuga. Nuko tukamuvuga neza igihe hari, yaba adahari tukaba turi kumutuka, turi kumuvuga nabi. Uko nuko umunyagihaha nabyo. Ati le supérieur ntawe uhari, mama ntawe uhari, mère générale ntawe uhari, ubose nirwa njya gusenga. Reka ubwo adahari nanjye sinjya gusenga. Nukamara umwaka utarasenga, ukamara ukwezi, ukamara icyumweru, ukubera kugucunga adahari, wa wundi ukugenzura adahari, ati sinongera gusenga nanjye. Nawe uri umunyagihaha. Ese wari uzi ko ijambo umunyagihaha nyine yerekeza narindi guhamuka? Nawe warahamutse nuko utabizi, biragusa kwivuza uko ukorera ijisho. Ati ntawe uri kundeba, ugakora nabi. Mbese ugakora nabi nyine kuko ntawe uri gukureba, ariko Imana irakuruzi ikiri kureba, iri kureba umutima wawe. Icya kabiri twazirikana ni abagabo b'ibihaha bahoza abagore ku nkeke. Ati unyiteho, ngorere ibingibi. Ubucakara mu babyeyi mwe bwagiye buhamura abantu benshi mu ngo zabo. Barangiza ngo uyu no muntu mwiza anyitaho, ariko byo kagese si uburyarya gusa, nk'ubwo abafarize n'abigisha amategeko. Ingo zacu nyinshi harimo uburyarya, kubeshya abandi kandi atari byo, ukarimi gusa, ariko imitima iri kure y'Imana. Icya gatatu nacyo cyanyuma twasorezaho, dusabiremo kugira umutima mwiza. Umutima mwiza no guhura n'Imana. Ikizakubwira ko wahuye n'Imana
ni uko uzahura n'abandi, ugahura n'abagenzi bawe neza, ugahura nabo kandi ukabahuza, gahuza imiryango, ukinda uburyarya, ubuhendanye, ubucabiranya, ubugome bwose, kuko uzafite umutima usukuye, bityo ugakora neza nyine nk'umuntu undi yasiga ku rugo agasanga yararusigasiye aho kubusandaza. Kunyurwa n'Imana nguwo umutima mwiza, ukabaho unyuzwe n'Imana, uri kumwe n'Imana. Ndabizi Nyagasani urahari, uranduzi, icyo nakora cyose urakibona, urahari, uranduzi, urampa umutima wo gukora neza igihe cyose, nkora ikigushimisha buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.